Wigeze wibaza impamvu rimwe na rimwe umuntu ukora neza cyane, ugira neza cyane cyangwa agafasha abandi buri gihe, aza kugera igihe agatangira gufatwa nk'utagikenewe, udashobotse cyangwa udafite ijambo? Hari igihe ibyo ukora byose byiza bihinduka nk'aho ari ibisanzwe ku bandi, kugeza aho bakwibagirwa agaciro kawe, ariko bakabona ikosa rimwe gusa ugakurwa mu mwanya w'ubuntu bwose wigeze ubaho. Reka twinjire mu nkuru y'ukuri y'ubuzima benshi tubamo ariko tutabivugaho. Niba ukunda inkuru zigisha, zubaka kandi zigufasha gusobanukirwa ubuzima mu buryo bwimbitse, ntiwibagirwe gukora subscribe, ukanda like kandi usangize abandi, no kudusigira igitekerezo cyawe muri comment. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu byinshi bibaho bucece ariko bikagira ingaruka zikomeye ku mibanire y'abantu, ku kazi no mu nshuti, ariko abantu benshi ntibabivuga cyangwa ngo babitekerezeho cyane. Kimwe muri ibyo ni uko ibikorwa byiza dukora bishobora guhinduka ibisanzwe uko igihe kigenda, kugeza aho batakibona agaciro nk'uko byagombaga kubonwa. Dufate urugero rworoheje: umuntu wari utahatinze kubera akazi kenshi cyangwa inshingano zimusaba igihe kinini ku nshuro ya mbere, bibaye abantu bamukikije barabyakira neza, bakumva impamvu ze, bavuga bati yego arakora cyane, afite inshingano nyinshi, birumvikana. Aha igikorwa cye cyafatwaga nk'igitangaje kandi cyihariye kuko atari ibintu bisanzwe ku bantu bose. Ariko uko igihe kigenda, iyo myitwarire igenda isubirwamo kenshi, buhoro buhoro itangira guhinduka nk'itegeko ridasobanutse. Niko asanzwe ameze, ntawe ukibibona nk'ikintu kidasanzwe, ahubwo kiba cyarahindutse nk'imiterere ya buri munsi. Icyo gihe ibintu bihinduka mu buryo butangaje. Niyo umuntu rimwe agize umunsi atashye kare, agerageje kuruhuka cyangwa guhindura gahunda ze, abantu aho kubibona nk'ikiruhuko cyiza cyangwa impinduka nziza, batangira kuvuga bati uyu noneho ntakigira umutima w'akazi cyangwa se yatangiye guhinduka. Aha niho havuka ikibazo gikomeye. Icyiza cyari cyaramaze gufatwa nk'ibisanzwe, none ikinyuranyo cyacyo kikaba gihise cyo gifatwa nk'ikosa. Ibi bituma umuntu atangira kumva ko niyo yagerageza kwitwararika cyangwa kwihindura, abantu baba bamaze kwishyiraho ishusho ye itagihinduka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu yumva afashwe nk'aho ari we wahindutse, nyamara ikibazo ari uko abandi bamaze kumenyera mu buryo bumwe gusa. Mu by'ukuri ibi bigaragaza uburyo abantu bakunze gushyira abandi mu gasanduku k'imyumvire. Iyo umaze kumenyekana mu kintu runaka, nko guhora witanga, guhora uri maso, guhora wumvira, biba bigoye ko abantu bemera impinduka zawe niyo zaba ari nziza. Ni naho havuka isomo rikomeye rigira riti ntugomba gutakaza ubuzima bwawe ngo ugaragare neza ku bandi buri gihe, kandi abandi nabo bagomba kwiga ko abantu bahinduka, kuruhuka no gushyiraho imbibi ari ibisanzwe. Mu ncamake, iki kibazo cyerekana ko ibyo dukora kenshi bishobora guhindura ishusho yacu mu maso y'abandi, ku buryo gato bitavugwa nk'impinduka nziza, ahubwo bigafatwa nk'ikosa. Ibi biba mu mibanire y'abantu buri munsi, cyane cyane mu nshuti, aho ubuntu n'ubugiraneza butangira nk'ikintu cyiza bugahinduka nk'itegeko ritavugwaho rumwe. Iyo umuntu ari inshuti nziza, ahora yitanga, yicisha bugufi, yumva abandi kandi ahora yiteguye gufasha igihe cyose bamukeneye, abantu bamukikije batangira kumubona nk'umuntu wizewe cyane mu buryo bwiza. Ariko hari ikibazo kitangira kugaragara bucece. Ibyo bikorwa bye byiza bitangira gufatwa nk'ibisanzwe aho kuba impano. Buhoro buhoro abantu batangira kumwitega buri gihe, biba nk'aho ari we ugomba guhora ahari, agomba guhora yumva, agomba guhora atanga igihe cye n'imbaraga ze. Nta muntu ukibibona nk'igikorwa cy'urukundo cyangwa ubufasha, bwo biba nk'itegeko ritagaragara. Ariko umunsi umwe uwo muntu afashe icyemezo cyo guhinduka gato, ashobora kuvuga oya cyangwa akavuga ko afite ibindi byo gukora cyangwa se ko akeneye kuruhuka. Aho kugira ngo abantu babyakire nk'ibisanzwe, ahubwo batangira kubifata ukundi. Aha niho hatangira amagambo nk'aya: yarahindutse, ntakigira umutima, arimo kuba umuntu utagishobotse. Nyamara ukuri ni uko atigeze ahinduka mu mutima we, ahubwo nuko abantu bari bamaze kumenyera mu buryo bumwe gusa, uburyo bwo guhora yitanga nta mbibi. Ibi bituma havuka ikibazo gikomeye cyane mu mibanire y'abantu bamaze kumenyera ubuntu bwawe, batangira kubufata nk'itegeko aho kuba impano. Iyo neza ihinduka umutwaro, bivuze igihe ibikorwa byawe byiza bitakiri ku isoko y'ishimwe cyangwa urukundo, ahubwo bitangira kuba igitutu. Igihe ufasha buri gihe ariko ntibabihe agaciro, igihe uvuga oya rimwe ukaba ubaye ikibazo, igihe wihanganira igihe kirekire ntibabone imbaraga zawe, igihe ugaragaje imbibi zawe ukaba mubi mu maso yabo. Ibi bituma umuntu atangira kumva ko kuba mwiza ari nko kwishyiraho umutwaro udashira, aho kuba uburyo bwo kubana neza n'abandi.
Ibi byose bishingira ku kintu kimwe gikomeye, imipaka, boundaries. Iyo utashyizeho imipaka, abantu batangira gufata igihe cyawe nk'icyabo, imbaraga zawe zikakoreshwa kurusha uko zisubizwa, n'icyemezo cyawe cyo kuruhuka kikaba ikibazo. Ariko iyo utangiye kwishyiraho imbibi, bamwe barabyumva, abandi bakumva ko wahindutse, nyamara ukuri ni uko utahindutse, wowe watangiye kwiyubaka. Gufasha abandi si ikibazo, ikibazo gitangira iyo wiyibagiwe nawe ubwawe, cyangwa abandi bakibagirwa ko nawe uri umuntu ufite imipaka. Ubuntu nyabwo si uguhora uvunika, ni ukumenya igihe cyo gutanga no kumenya igihe cyo kurinda ubuzima bwawe. Iyo neza ihinduka umutwaro igihe abantu batakibona ubuntu bwawe nk'impano, ahubwo babifata nk'itegeko, kugeza aho nawe utangira kwibaza niba kuba mwiza ibyo bigutwara amahoro yawe. Iyo ineza ihinduka umutwaro, nicyo bita umutego w'ubugira neza. Aho ibikorwa byiza umuntu akora bihinduka nk'itegeko rihoraho ku bandi, aho kuba igikorwa cy'urukundo cyangwa ubushake. Ibi biba mu buryo bucecetse, umuntu atangira gufasha, kwitanga, kumva abandi no guhora ahari igihe cyose bamukeneye. Ku ikubitiro abantu barabyishimira, bakamushima, bakumva ko ari umuntu mwiza cyane. Ariko uko igihe kigenda, ibyo bikorwa bye byiza bitangira gufatwa nk'aho ari ibisanzwe, nk'aho ari inshingano ze, atari impano atanga ku bushake bwe. Hano havuka impinduka iteye ikibazo. Iyo ubikoze ntibakongera kubibona nk'ikintu kidasanzwe cyangwa gifite agaciro kuko babimenyereye, biba nk'aho ari byo ugomba gukora. Ariko iyo rimwe utabikoze, nko kuvuga oya, kuruhuka cyangwa kwiyitaho ubwawe, aho ntibabyakira nk'impinduka isanzwe y'umuntu, ahubwo bahita bihinduka ikibazo. Icyo gihe utangira kumva amagambo nk'aya: yarahindutse, ntakigira umutima, ntagifasha nk'uko byahoze. Nyamara mu by'ukuri ikibazo si uko wahindutse, ahubwo ni uko abantu bamaze kwishingikiriza neza ko ku neza yawe nk'itegeko ritagomba guhinduka. Ibi bituma umuntu atangira kumva igitutu gikomeye gukomeza kugira neza, bihinduka nko gusabwa guhora uri ku rwego rumwe, nta burenganzira bwo kuruhuka, nta burenganzira bwo kugira oya, nta burenganzira bwo kuba umuntu usanzwe ufite imipaka. Ni muri urwo rwego kugira neza butangira guhinduka umutwaro, aho kuba igikorwa cy'imbamutima n'urukundo. Kiba inshingano idahagarara, igatuma umuntu yumva asabwa byinshi kurusha uko abasha gutanga uburyo burambye. Ibi bishobora no kugira ingaruka mu marangamutima, umuntu agatangira kunanirwa mu mutima, agatakaza ubushake bwo gufasha, agatangira kwitinya no mu mibanire, cyangwa agahitamo kwikura mu bantu bamwe na bamwe. Umutego w'ubugira neza ugaragaza ikintu gikomeye. Iyo abantu bamaze kumenya icyiza cyawe, bashobora kugifata nk'itegeko aho kuba impano. Ariko ukuri ni uko kugira neza si itegeko, gufasha abandi ntabwo ari inshingano yo kwiyibagirwa, kandi oya rimwe na rimwe ari igice cy'ubuzima. Kuba umuntu mwiza ntibisobanura guhora wiyibagirwa. Ineza nyayo ni ishobora kubaho hamwe n'imbibi zawe. Iyi neza ihindutse umutwaro, si uko ububi bwiyongeye, ahubwo nuko imbibi zawe zagabanutse. Hari ukuri kw'ingenzi abantu benshi bagira ikibazo cyo kwemera. Uko wiyumva imbere siko burya abandi bakubona. Iyo abantu bagusuzuma cyangwa bakuganiraho, akenshi ntibareba umutima wawe mu buryo bwimbitse nk'uko wowe wiyumva, ahubwo bareba ibyo ubereka mu bikorwa byawe, mu myitwarire yawe no mu ishusho bagaragariza buri munsi. Niyo mpamvu havuka iri hame rikomeye: abantu ntibacira urubanza umutima wawe, bacira urubanza ishusho bagaragariza. Ibi bisobanura ko abantu bakunda gufata umwanzuro ku muntu hashingiwe ku byo bamubonaho hanze, uko avuga, uko yitwara, uko yitanga, uko acecetse, cyangwa uko yitwara mu bihe bitandukanye. Urugero rworoshye ushobora kuba umuntu wuzuye urukundo, ucisha bugufi, kandi ufite umutima mwiza cyane, ariko niba akenshi bigaragaza mu buryo bwo guhora wemera byose, guhora wicecekeye no guhora witanga, abantu bashobora gutangira kugufata nk'umuntu uhora wemeranya na byose cyangwa utagira ijambo. Si uko ariko, ahubwo ni ishusho yubatse mu maso yabo. Ni nako bimeze ku bandi. Umuntu ashobora kuba afite imipaka ye, ariko niba agaragara nk'uhora afasha nta kugaragaza imbibi, abandi bashobora kumufata nk'udashobora kuvuga oya. Hano havuka ikibazo gikomeye. Abantu batangira kubaho mu ishusho bubatse mu bitekerezo by'abandi, aho kuba mu kuri kwabo ubwabo. Ni ukuvuga ko uko wiyumva imbere ariko kuri kwawe, uko ugaragara hanze niko abandi bakubona. Iyo ibyo bibiri bidahuye neza, hashobora kuvuka kudasobanukirwa no kugoreka isura yawe mu maso y'abandi. Bitwigisha ibintu bibiri bikomeye: ntushobora kugenzura ko abantu bakubona 100%, kuko buri muntu agushyira mu mutwe we uko abyumva, si uko nyakuri gusa ushobora kugenzura icyo ubereka. Icyo ubereka nicyo gituma bubaka ishusho yawe.
Mu buzima tugomba kwibagirwa ko abantu batabona mu mitima yacu mu buryo butaziguye, babona ibimenyetso tubereka. Niyo mpamvu ari ingenzi kuba wowe ubwawe mu buryo buringaniye, kugaragaza imbibi zawe no kudahora wibagirwa ko ishusho yawe mu maso y'abandi yubakwa n'ibyo ubereka atari byose uri by'imbere. Ntabwo buri gihe bakubona uko uri, ahubwo bakubona uko ubigaragariza. Abantu bateye imbere mu mitekerereze n'imibanire yabo bumva ibintu ku rwego rutandukanye n'uko benshi babitekereza. Bamwe bafata ubugiraneza nk'ikintu cyo kwiyibagirwa, ahubwo babifata nk'uburyo bwo kubana n'abandi mu bwenge, mu rugero no mu bwisanzure. Ikintu cy'ingenzi bumva ni iki: kugira neza si ugora wibagirwa, gufasha abandi si ugora ubura imbibi zawe. Bisobanura ko umuntu ushaka kuba mwiza mu mibanire ye n'abandi atagomba kwigomwa ubuzima bwe, igihe cye, imbaraga ze n'amahoro ye buri gihe. Ugira neza nyakuri ntibusaba ko wisenya ngo wubake abandi, ahubwo bisaba ko wubaka abandi ariko nawe ukagumana ishingiro ryawe. Abantu benshi bibeshya ko kugira neza bisobanura guhora wemera byose, guhora uboneka igihe cyose no guhora utanga uko ubishoboye n'igihe utabifite. Ariko mu by'ukuri ibyo bishobora gutuma umuntu ananirwa, akabura imbaraga ndetse n'ubugiraneza bwe bukazima buhoro buhoro kuko atashoboye kubikoresha neza. Ni muri urwo rwego havuka isomo rikomeye cyane. Hari igihe kuvuga oya aribwo bufasha bukomeye uha umuntu kurusha kuvuga yego buri gihe. Kuvuga oya si ubugome, ahubwo ni uburyo bwo kurinda imbaraga zawe, kubaha igihe cyawe no gutuma ibyo uvuga yego ukora neza kandi ubifitiye ubushobozi. Iyo wari uvuga yego ku byo udashoboye birangira unaniwe, ugatakaza ireme ry'ibyo ukora kandi ubugiraneza bwawe bukamutwara kubimamo. Ariko iyo uzi igihe cyo kuvuga oya, ugaragaje ubwenge mu mibanire, uzi ko udashobora gufasha abantu bose igihe cyose, kandi ko kugira imbibi ari igice cy'ubuzima bwawe. Abanyabwenge mu mibanire bumva ko ugira neza budapfa buba bwinshi, ahubwo bugomba kuba bufite ireme. Gufasha abandi bitagomba kugutwara wowe ubwawe. Nubwo imbibi atari ubugome, ahubwo ari uburinzi bw'ubuzima bwawe. Kuba umuntu mwiza si uguhora ugaragaza nk'uwemera byose, ahubwo ni ukumenya igihe cyo gutanga n'igihe cyo kurinda. Ubugiraneza nyakuri si ugutakaza wowe ubwawe, ni ukugira umutima mwiza ariko ufite ubwenge bwo kumenya imbibi zawe mu buzima bwa buri munsi. Kugira urukundo no gufasha abandi ni ikintu cyiza kandi gifite agaciro gakomeye, ariko si cyo cyonyine gikenewe kugira ngo bigende neza. Hari ikindi kintu cy'ingenzi kigomba kugendana nacyo: imbibi zawe. Imbibi zawe ni nk'inkuta zitagaragara zirinda igihe cyawe, imbaraga zawe n'amarangamutima yawe n'amahoro yawe. Nizo zigufasha kumenya aho ugomba guhagarara no kuvuga uti ibi ndabishoboye cyangwa ibi birandenze. Izi mbibi zitariho, urukundo rwawe n'ubugiraneza bwawe bishobora gutangira gukoreshwa nabi. Iyo umuntu adashyizeho imbibi buhoro buhoro, abantu bamukurikije batangira kumwumva mu buryo bumwe, nk'umuntu uhora ahari, uhora yitanga, uhora wumva abandi kandi utajya uvuga oya. Ku ikubitiro bishobora kugaragara nk'icyiza kuko abantu babona umuntu wita ku bandi kandi wicisha bugufi. Ariko uko igihe kigenda ibintu bitangira guhinduka, aho kumubona nk'umuntu ufite umutima mwiza, batangira kumufata nk'aho ari we ugomba guhora ahari, batangira kwitega ko buri gihe azaboneka, azumva, azafasha kandi azemera ibyo bamusaba byose n'igihe we ubwe atabishoboye. Aha niho havuka ibibazo bikomeye, umutima we utangira gufatwa nk'aho ari igikoresho aho kuba ikintu kigomba kubaho. Abantu batangira gukoresha ubugiraneza bwe nk'itegeko aho kuba igikorwa cy'urukundo. Bigaragaza ko imbibi zitariho zituma abantu batangira kwishingikiriza ku muntu kurusha urugero. Igihe cye ntikibahoraho, imbaraga ze zikoreshwa kugeza ananiwe, kandi oya ye igafatwa nk'ikibazo k'uburenganzira. Mu by'ukuri ikibazo si uko abantu babi, ahubwo ni uko nta mbibi zerekana aho ugomba guhagarara. Iyo imbibi zitariho, abantu bashobora no kutamenya ko barenzeho kuko ntaho baba barabwiwe ko hari umurongo batagomba kurenga. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kumva ko urukundo rutagomba kugutwara wowe ubwawe, gufasha abandi bitagomba kuguhindura igikoresho cyabo, nuko imbibi atari ubugome, ahubwo ari uburinzi bw'icyubahiro cyawe. Iyo uje urukundo no gufasha hamwe n'imbibi zawe, ubonye ubuzima buringaniye, ushobora gufasha abandi ariko nawe ukagumana amahoro, imbaraga n'agaciro kawe. Ugira neza nyabwo si ugora wibagirwa cyangwa kwitanga kugeza aho ubura wowe ubwawe, ahubwo n'ubwenge bwo kumenya uburinganire hagati yo gufasha abandi no kwita ku buzima bwawe. Ni ukumenya ko nawe uri umuntu ufite imbaraga n'umupaka, kandi ko ibyo utanga bigomba kuba bifite urugero rutakurenga. Iyo tuvuga ko ubugiraneza nyakuri ari ukumenya igihe cyo gufasha n'igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo guhagarara, tuba tuvuga ko umuntu mwiza atari uwitanga buri gihe uko abonye ubimusabye, ahubwo ari uwumva neza igihe afite ubushobozi bwo gufasha n'igihe adafite ubwo bushobozi. Hari igihe gufasha abandi bari ingenzi kandi bikenewe, ariko hari n'igihe umubiri wawe, umutima wawe n'ubwenge bwawe biba bikeneye kuruhuka utabihaye agaciro.
ushobora gutangira kunanirwa buhoro buhoro, ugatakaza imbaraga ndetse n'icyo wabandi kikaba kitagifite ireme nk'uko cyagombaga kuba gifite. Niyo mpamvu kuruhuka atari ubugome, ahubwo ari uburyo bwo kongera imbaraga zo gukomeza kuba umuntu mwiza mu gihe kirekire. Nanone kumenya igihe cyo guhagarara ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Hari igihe ugomba kuvuga oya, atari kutita ku bandi, ahubwo ari uko uzi ko uramutse wemeye buri kintu cyose byakurenga bikaba byangiza ubushobozi bwawe bwo gukomeza gufasha neza. Kuvuga oya rimwe na rimwe n'uburyo bwawe bwo kudacika intege. Igice cya kabiri cy'inyigisho kirakomeye cyane. Niba abantu bagukunda gusa, si iyo ubaha byose, si wowe bakunda, ni icyo ubaha. Ibi bisobanura ko urukundo nyakuri rudashingira ku nyungu umuntu akuramo, ahubwo iyo umuntu agukunda gusa, igihe umuha, igihe umufasha, igihe umwihorera, nicyo gihe urukundo rudasobanutse neza. Kuko ibyo bihindutse cyangwa ugize aho ugarukira, nawe ahita ahinduka. Urwo rukundo nyakuri ni urw'umuntu akwakira uko uri, harimo n'igihe uvuga oya, igihe uruhutse, igihe udashoboye gufasha, n'igihe ukeneye kwiyitaho, n'urukundo rutishingikiriza ku byo utanga, ahubwo rushingira ku gaciro kawe nk'umuntu. Mu by'ukuri iri somo ridufasha kumva ko tutagomba kwigomwa kugira ngo dukundwe, tutagomba guhora twibagirwa ngo tube beza, kandi urukundo rutagomba kuba igihembo cy'uko uhora witanga gusa. Ugira neza nyakuri nubwo bushingiye ku bwisanzure, gufasha abandi, ariko nawe ugakomeza kubaho neza ufite imbaraga, imbibi n'agaciro kawe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788 31 Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.